Murakoze cyane, nitwa Dawidi. I am also singing with Elie. Murakoze. That's in English. Murakoze cyane. Elias Hansen. I am singing with Elie. Murakoze. Ineza Yesu yambere yemucyo. Kuri radiyo ikiganiro twagiranye kuri radiyo urabyibuka ndabyibuka ari ibintu akantu kamwe fana basi afite production yitwa VIVA Umucyo wagatangaza wasabye mu mutima ineza y'Umwami Yesu yabereye umucyo. Mukiza warancunguye nubaho ko ndi kose nemerera ntuhimbaze kubera umucyo waka twerekeje umutima ndakwishimiye cyane zagezwe iwawe mw'ijuru nararukundo rwawe. Yeah, this is Kinyarwanda IRTV. Nk'uko bisanzwe tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi kandi tubashimira kuba natwe mukomeye n'ubundi kuduhuza. Muri rusange tubahaye ikaze mwebwe muri Rwanda hirya no hino, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba. By'umwihariko tubasuje abantu baherereye mu mujyi wa Kigali kandi dusuje abantu baherereye mu karere ka Muhanga, by'umwihariko abari Gahogo. Kandi duhaye ikaze hamwe mwese mukomeje kutugaragariza urukundo ndetse n'umurava wo kutwitaho no gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ahangaha turi kumwe n'abahanzi n'umuhanzi twari tubabyubahirije mu byubahiro byabo birumvikana, ariko n'umuhanzi turi kumwe nawe tugiye kuganira nawe kandi si ibyo gusa kubera ko hari n'abandi bashyitsi turi kumwe bose turabana nabo mu kiganiro tugiye kubana nabo muri rusange. Tudatsinze rero njyewe ndi fani nk'ibisanzwe, ariko twaha tumirwa ikaze kugira ngo abanze anabisoze muri rusange. murakoze cyane nitwa Elie Masengesho nk'uko mubibona kandi se bayabwiye koko ndi umuhanzi. Kuri iyi nshuro nkaba ntari jyenyine ndi kumwe na bagenzi banjye nabo ni abahanzi. Uzi ko ari abahanzi ntabwo baba wibeshye, so tugize amahirwe rero ko tugenderwa na IRTV Radio TV. Turabashubuje kandi turabashubuje abakunzi ba IRTV IR Radio TV. Murakoze. Yes, nk'uko mwumvishe rero ni umusore w'umuhanga, by'umwihariko umusore w'intarumikwa abadukurikiye kandi uri kubana natwe uko muri kubibona. Ni umusore mwiza cyane ndetse abakobwa ngira ngo bagomba kuba nabo babona icyo gukora, kuko impamvu mvuze abakobwa intoki ze nazitegereje cyane, buriya nk'ijisho ry'umunyamakuru ndetse uhita ureba intoki wabona nta Elias iriho umuntu nawe tugira ikintu witira. Rero abakobwa twabaha ikaze namwe mukaba mwakirebera cyane kandi mukita cyane kuri Elie kubera ko aracyari compact, arabitubwira mu magambo arambuye mu kanya kubera ko turi kumwe. Yes, duhaye rero ikaze abantu turi kumwe nabo kandi nabo bakomeye abagenda batwibwira muri rusange tukabona tukaganira. Murakoze cyane. Amazina ni Gironsanga Jean Paul, umuhanzi
cyane Mose yo kuba kumwe kanizwe nuko IRTV kandi turashimira. Murakoze cyane, nitwa Sabato wa Yudani. Nishimiye kubana na IRTV, kuba mwadutumiye uyu munsi ni iby'agaciro. Mu buzima busanzwe ndi umuririmbyi, nkaba ndi umuhanzi. Ibyo bikorwa byose ndabikora byose, kandi ndirimba indirimbo zahimbwe guhimbaza Imana. Urwo rwego njyewe mbarizwamo, nkaba nkorana cyane cyane no kugendana na Elie uburyo bwinshi bw'ivugabutumwa. Your name and what you're doing here? That's in English. Murakoze cyane, nitwa Elias Hansen. I'm singing with Elie. Murakoze. Yes, in studio gusa kuko turi kumwe na mugenzi wacu nanone nawe yatwibwira. Murakoze cyane, nitwa Dawidi. I am also singing with Elie. Murakoze. Yes, nk'uko mubyumva rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi buri wese ari bunezerwe ku ruhande rwiwe kuko turi kumwe n'abaririmbyi, abahanzi beza cyane. Ni ibintu byiza cyane. Nanjye buri kiganiro nagira umugisha kuko ndi kumwe n'abantu benshi. Iyo ukora ikiganiro n'umuntu urenze umwe birinda kuno urumva ni iby'agaciro cyane. Twatangiye rero tuganira hano umuhanzi wacu nk'uko bisanzwe Elie. Mbere y'uko uba umuhanzi wajya kubirota cyangwa ubisanze uri umuhanzi? Urakoze cyane. Mbere y'uko mba umuhanzi nari umuhanzi. Kuko kuririmba ni ibintu nkunda cyane. Kuva kera nkiri umwana twararezwe twahabwa indangagaciro za Gikristo, twabaga mu makorari n'ubundi y'abana mu rubyiruko n'ahandi, ariko nkabikunda cyane. Reka mvuge ngo ko nanageragezaga, wenda ntabwo navuga ko mbizi cyangwa nari mbizi, ariko narageragezaga. Umva rero kuririmba ndabikunze, ngo byanze bikunze mfite indoto ko nzakomeza nkazamura mvuge ngo impano niyumvagamo. Ni urwo rwego rero munsi mbona imbere za kamera zanyu. Kuva mu bwana ni ibintu yakundaga. Twahita dutekereza ko igihe kinini iyo ndi kuganira n'abahanzi bamwe batubwira bakuye iwabo cyangwa se kwa grandma, kwa grandpa, ugasanga ni ibintu bya famiye bigenda bikurikirana. Twizere ko nawe ibintu bya famiye ubu ukikomeza kubungabungira umutekano kugira ngo bitagenda burundu, cyangwa nuko n'ubundi wabyisanzemo nk'umwana ugakurana nabyo nta n'uburi na famiye. Ubushize nakubwiye ko ari impano y'umuryango. Ubushize byawe kuri radiyo, ikiganiro twagiranye kuri radiyo, urabyibuka? Ndabyibuka ko ari impano y'umuryango. Ko nakuze undi mwana mutoya korari papa aririmbamo, repetera mu rugo bari we mutoza. Mama aririmba muri korari y'abadamu cyangwa mama aririmba bazi. Basogokuru na ba nyogokuru bose. Ubwo rero ni umuryango mba ngomba kubungabunga gakondo. Imisegira ni icyifuzo kuko urabona kuririmba ndabikunda, ariko bikanga nkaza gusanga uko muri famille nta muhanzi uriho, ugasanga nyine nta kantu ka famille kari kose. Yes, Elie nk'umuririmbyi
umuririmbyi kandi wisanze famiye nayo iririmba nawe akabikunda. Elie iyo ataza kuba aririmba yari kuba mu buki? Ikibazo kiragoye kugisubiza aka kanya. Iyo ntaza kuba ndirimba kuba mu mugezi ariko umupasiteri Elie ariko umupasiteri ariko reka mbanze nk'umupasiteri gatoya. Ubundi abahanga mu bya muzika bavuga ko umuntu wese ushobora kuvuga ufite ijwi akarisohoka uburyo ashobora no kuririmba. Ikiba gikurikiyeho ni ukumutoza nk'uko nyine babana bakina mu makipe twakarere n'ibiki abatandukanye n'uko uri mu kademi kimwe, uri mu kademi nawe akaba atandukanye n'ugeze mu ma ekipe nyine azwi twamukanye n'abatoza twamutoza. Urumva ni semporo ufite no kuba mbonye ikipe izanoza nkavamo umuririmbyi wese. Bivuze ko abantu bose ari abaririmbyi ariko baba badafite cyane. Elie mu bana b'iwabo niwe muhanzi urimo cyangwa se n'abandi ni abahanzi? Ibintu byakurikiranye famiye cyane we wagabanye cyane kurenza abandi utwara impano yo kuba umuhanzi babandi bagura gutoza. Nawe wabonye umutoza kuba uririmba. Elie niwe muhanzi mu bana b'iwabo bavukana cyane abandi bahanzi. Reka nkubwize ukuri, turi abana 6. Muzehe yatubwiye turi abana 6 ariko bose uramutse ubahaye amahirwe ukabahereza microphone ntabwo bataha. So ntabwo ari jye gusa, bafite barumuna banjye bo banabikora bakandusha. Gashiki kanjye gatoya kagahererezi kajya gafata microphone nkumva ntangiye koroherwa mu mutima. Ntabwo ari jye gusa. Nanjye unoroha nubwo ntawumvisha. Nuko utaramwumva. Umunsi umwe nzakutubwira ahari twagize igitaramo cy'umuryango. Yes, nk'uko mubyumva Elie ni umuhanzi kandi ufite impano afite ahakomora, ndetse siwe gusa kuko byafashe na famiye yabo aho barumuna be se abavandimwe biwe nabo bisanze ari abaririmbyi. Elie ni umuririmbyi ubikora nk'umwuga cyangwa se abikora kugira ngo yishime, abikora nk'umuntu ugira ngo igihe atari wenda runaka we abe ari kuririmba, cyangwa ubikora nk'akazi? Murakoze. Kuririmba ntabwo bikora nk'akazi kuko akazi nkora ntabwo ari kuririmba, ariko nanone ntabwo mbikora kugira ngo nishimishe gusa cyangwa ngo nduhuke. Kuko umuziki ari ibintu bindi, yego kenshi nagiye mukoresha nk'intwaro yo kugira ngo nduhuke, nigiremo amahoro, sinigizwa kwimahoroniza. Ariko kuri ubu nshaka gukora umuziki by'umwuga, bikaba ari ibyo kwishimisha gusa cyangwa se mvuge kubikora akazi, ariko kubikora kinyamwuga mu buryo mu muziki n'akazi mfite. Umuziki nakora wazamo icyo nakwita professionalism. Yes, ukivuga ko ugiye gukora umuziki nk'umunyamwuga, unahita nibaza ngo mu Rwanda cyangwa se mu muziki ninde umuhanzi ukunda cyangwa se nyine ukwinspira ku buryo ubona we yabifashe nk'umwuga kandi ukabona nawe wagenda bisa nkaho ari icyitegererezo kuri wowe mu Rwanda ndetse wenda no mu muziki muri rusange? Umuhanzi witwa Acapella y'ubunyazwi, ndumva ko level ariho iyo nifuza kugeraho ariko nkayirenga. Yes, nubwo turi kumwe na Elie ariko ntabwo ari we gusa turi kumwe, nubwo ari we twibanzeho mu kuganira nawe cyane. Impamvu twamwibanzeho ni uko Elie aricyo ari buze. Dore nguyu araje yinjiye i Yerusalemu,
shime unezerwe mukobwa w'isiyoni wera wa Isiraheli arakugendereye doraje n'indogobe injiriye Yerusalemu bahindure byose bishya uragenderewe. Yes, umucyo w'agatangaza nshaka ko umwe David ajya kuduha acapella umucyo w'agatangaza. Sing. Oh no. Can you sing it together? Yeah. Yeah. Holy Spirit iramfashe Imana we abantu n'umuntu bagomezaga asamasa niba kugira ngo cyane bakwigira basiwe atadukashe Elie iyo yiriwe mu rugo aba ari Elie umeze uti iyo atagiye mu muziki aba ari Elie umeze uti kandi Elie ahita adufasha adusobanurire impamvu turi kumwe n'abantu badusobanurira. Urakoze cyane Fanny, urambwiye ngo Elie iyo ari mu rugo uvuga ngo aba ari mu muziki nta nubwo aba ari mu kazi, aba ari Elie usanzwe muri supure ushobora gutegura ariko kujya gutegura nongera nambaye twenda nyine tudekuye mbese ku buryo numva ni flexible. Yeah, ni flexible. Utukure ko yaba ari ikanzu. Yeah. Kwambara no, aba bantu rero nk'uko babinsabye ubusanzwe ni umuhanzi ndetse nakoze indirimbo ariko kuri uru rwego nakoze indirimbo gukorana cyangwa mfatanya na bagenzi banjye uko mubabona. Muri aka kanya rero twari turimo dukora shooting yego kuko turimo turategura amashusho kugira ngo iminsi itari bubatinde turayibagezaho bagenzi banjye ngabo ya twese bose turatubonamo niyo mpamvu turi Elie yaba amaze kugera indirimbo zingahe yaba ari baganira yaba amashusho ese indirimbo afite umubare wazo niyo ndirimbo ya mbere ari amashusho ntabwo indirimbo ariyo ya mbere nafatiye amashusho ahubwo ino ni poroje ya kane ahari atari iya gatanu. Dufiteho izindi ebyiri za videwo ndetse hari n'indi ikiri muri poroje itarasohoka n'iyi ngiyi deja muri bari hano turi gukora ebyiri ndumva ko zazindi zishobora kuba zigarutse mu eshanu. Elie rero ni umuhanzi n'umusitari buriya urenda kuzuza ushobora kuzagaruka tuje kugaruka bivuze ngo abakobwa bakwitege kuko abakobwa tubona abasitari urasaba ikibwira mu kanya tugushimire rero cyane ntabwo nibyo tuvuga cyane kubera kutugezaho ariko ndagira ngo maze bwari we yisanze ari umuririmbyi yaje kubikunda kubera Elie nk'umushuti we ngo kuko ngo bakorana umurimo w'ivugabutumwa umurimo w'Imana ese uwo murimo niwe waje gusanga
kwisangamo usanga uri muririmba nawe cyangwa nawe nta kantu kakamenya. Ikibazo mbajije ni ikibazo cyiza cyane, ntabwo ari ibintu na topera muri Elie ko ngewe natangiye kubikora mu mashuri y'abana batoya mu rusengero rwacu cyane gutera imbuto muri sapa twakoze ku mutwe n'abadivantisite abana b'abadivantisite dutoza kuririmba zuna nyuma nakuze ngeze muri segonderi natangiye indirimbo yanjye ya mbere yanditse mu wa gatanu segonderi iyo nyiririmbye nanjye kwirinya uyu munsi rero iri kuririmbana nuko dufate mu murimo w'Imana kandi tuba duhuye muri byinshi dukora isanzwe tukadukundamo aho byatumye tugira igitekerezo cyangwa muri gute natwe twakoresha indirimbo kwamamaza ubutumwa bwiza kuko turirimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Aho rero niho twabashije kuba twagiye gutegura indirimbo tugiye gukorana uyu munsi kugira ngo tubashe kuzadufasha mu kwamamaza. Turahita tubaza Elie indirimbo mwakoranye kugira ngo dufashe gusobanukirwa iyo ndirimbo n'ubundi mwaririmba. Akoze fani twakoze indirimbo ivuga ngo umucyo w'agatangaza. Wow! Mu by'ukuri indirimbo umucyo w'agatangaza. Kuki mutangiye kukungozeje? Sorry. Nakunda wasitenga bwa kabiri ngo nzaze. Byashoboka. Murakoze. Byashoboka. Cyangwa n'ubu ngubu nushaka turashyiraho Acapella. Aha, umucyo w'agatangaza. Buriya abantu muri gukorana muri iyi shuti umucyo w'agatangaza barawukundaga bawukurishijwe na Elie cyangwa nuko bisanze nabo bagushishikariza yuko umucyo w'agatangaza bawukundaga biba ngombwa yuko babisangamo na Elie nk'umushuti wabo kubasamutse abakwegereye udusubizo. Umucyo w'agatangaza barawukundaga cyangwa wakundaga Elie umuza nk'umuje kumufasha samutse ariko umucyo w'agatangaza murakoze cyane. Indirimbo nta yindi bakoresha bisanzwe ariko yayizamuye yumva ndayikunze cyane ndetse kajya no kujya mu mwuka. Haleluya! Ako bisa mu kujyamo turebe mwuka. Ari ibintu kampani. Fani basi. Afite production yitwa VIVA. VIVA, usanga wajyaga nandikira. Ari umuntu akunda kunyandikira witwa Pasi, ako Pasi nayo ntagiye kwa Manishimwe rero kuba Pasi ari VIVA. Pasi kameramani nk'umusa ndetse wabigize umwuga atwagana ku isoko niba nta kibazo kimwe n'ubu basi arimo simbutse cyane ndetse research Impano yanjye n'amasengesho nyari kure ntabwo dizihera kasi ntabwo banyine mama njyewe nakora naba nakora ikiganiro abasore umwe bane bari singo ubunga uri nkaho nicaye mu bisubizo Mana yanjye baragushimiye. Haleluya! Dushimire rero kuba mwitabiriye ikiganiro cy'isi kandi tubashimire ko abutaha kumfura muzongera ukabona tukiganiriza. Tugiye gushyiraho Acapella kata cyane twese turi imbere kurase biba gatangaza nanjye mboniyemo dupiringa yacu ndetse nayo nageraga umucyo w'agatangaza wasabye umutima ineza y'umwami Yesu yambereye umucyo. Arabasubiza ati bantu mutizera nzageza ryari kubana nawe
hamagara umwana acyaha dayimoni, dayimoni aragenda, umwana abyuka